bihugu biciye mu mapolitike y'ibihugu ibihugu bigiye bitandukanye ahantu satani yahereye ari imburisi ariko biciye mu mareta y'ibihugu. Yego. Hanyuma murabona izi fumbire mvaruganda cyane mu bihugu bya Afurika. Yego. Izi fumbire mvaruganda abantu benshi barazibonye bagira ngo nukugira ngo bongerwe umusaruro. Oya. Ahubwo bo ntabwo ari ukongerwa umusaruro, ahubwo iriya fumbire mvaruganda iyo igeze mu butaka ntabwo bongera kwera. Kereka igihe wowe ubwawe wemeye kujya kuyigura ukongera ukagira gute ukayishyira muri bwa butaka, nibwo ubutaka bwongera bukera. Ariko mu gihe iyo fumbire itabonetse ntabwo ubutaka bushobora kwera na gato. Nta kintu ushobora gukuramo. Ntabwo nari mbizi ngewe. Ntacyo wakuramo. Bo hanyuma ubwo butaka icyo bwezemo, nuvuga ngo ubwo butaka icyo bwezemo kubera ya fumbire nta mwimerere biba bifite. Uwubiriye nawe abariye ibidafite umwimerere, ibipiratano, hanyuma uwo mubiri nawo ukarushaho kugira gute? Ukarushaho kugira gute? Kwangirika cyangwa se kugabanya umwimerere w'uwo mubiri cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri. Bo hanyuma icyaka ntabwo satani azakoresha ibite n'amabuye. Akoresha amareta y'ibihugu. Ibyo bihugu byamara kubyumva hanyuma amareta y'ibihugu nayo akagira gute akabikangurira abayobozi b'amadini. Hanyuma ibintu bigasakara mu bantu. Rero ibyo byose mu madini barabitangaza, bagatangaza ngo nimujye mu maonapo ngo nta kibazo. Kandi ntibamenye neza ko yari umugambi wa satani, ariko kandi baranabizi. Ahubwo bagira gute? Leta n'idini byose ni bimwe. Urakumva ko hari yenda urimo urarwanya leta ishyiraho ayo mabwiriza. Niyo mpamvu ariko uraza kuza kudusobanura neza kugira ngo tubyumve mu buryo bwimbitse icyo umuntu yakora adakoze icyo, kuko leta imaze igihe ishishikariza abantu kujya muri wonapo bakabyara abana bashoboye kurera, kandi twajya kureba kuko ugasanga iyo politike ni nziza. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi wa none tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana twakiriye bwa mbere kuri TV yacu yitwa Imana Irahari TV. Nkuko mudahwema rero kudukurikira n'ubu ngubu nimutega amatwi mwumve uyu mugabo, mwumve uyu mukozi, mumutega amatwi mwumve icy'Imana yashyize ku mutima we ndetse n'amayerekwa afite y'iminsi n'ibihe. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza cyane. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe ibihe byose. Imana ishimwe. Iyo umuntu yumvise ijwi yumva riremereye cyane, ariko yakureba akabona usa naho ukiri mutoya, ariko umuntu yitegereje neza abona ko nanone utari mutoya cyane. Ni ya mavuta aturuka ku Mana ntidushidikanye. Yego. Reka ngusabe kugira ngo noneho usuhuza abakunzi bacu unabibwire. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndi umugabo, mfite abana n'umudamu, nitwa Bitunguramye Innocent. Nitwa Bitunguramye Innocent. Bitunguramye Innocent. Hanyuma nkaba ndi umugabo umwe. Yego. Mu bagabo biyemeje guhamya Yesu kandi bakageza ku mwuka wabo wa nyuma. Yego. Mfite intego rero yo kuvuga Yesu, nkavuga ubutumwa bwiza bw'ubwiru. Hari ubutumwa bwiza ariko hari n'ubutumwa bwiza ariko bw'ubwiru bwa Kristo. Yego. Rero ikimpagurukiro cyari kinyecaje ahangaha ni ukuvuga ubutumwa bwiza ariko bw'ubwiru bwa Kristo. Yego. Kuko ubwo bwiru hari impamvu ubwo bwiru umuntu agomba kugira gute kubumenya. Nuko aba yagize gute, aba yegereye Imana cyane, akayiha umwanya cyane. Yego. Niyo mpamvu rero nanjye nshaka kugira ngo njye ninginga Imana impe byinshi byihishe abantu benshi batabasha gusobanukirwa, kugira ngo
ayo mabanga y'umwijima Satani agenda akoreramo tubashe kuyahishurira abantu b'Imana bave mu mwijima bagane mu mucyo. Urakoze cyane. Reka tubanze dusenga Imana. Amen. Mbere yo kugira ngo dutangire inyigisho yacu, nk'umwigisha, nk'umuhanuzi wari wamaze gufatiraho, ndabyumva wari wagiye ariko reka twiragize Uwiteka. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Data mwiza, turakwinginze ubane natwe, uzamura ibendera ry'ubutsinzi kandi ikirere cy'amahoro kiboneke. Dusabiye umugisha abadukurikiye kandi dusabiye umugisha umukozi w'Imana kugira ngo ibyo tugiye kuvugira hano byose biyoborwe n'Umwuka Wera. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karibu rero, turakwakiriye. Jya mbere rwose utugezaho icy'Imana yashyize ku mutima wawe. Murakoze cyane. Turabashimiye rero kandi abantu bose tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze mu kiganiro, buri muntu wese yisangemo, kandi hari abantu benshi bagiye babaza ibibazo bitandukanye, ariko ningirirwa umugisha nkongera kwicara hano nzabasubiza. Yego. Nzabasubiza kuko iki kiganiro ndatekereza si ubwa mbere, ahubwo ntekereza kare igihe aho hose nzasabwa kugitanga nzagitanga kubera ko ngira ngo abantu bakire. Yego. Hanyuma tugiye kuganira ku kirero. Ko mfite byinshi byo kuganira, tuganire kuki? Urifuza ko tuganira kuki? Icyo urabona iyo umuntu agiye gutambutsa ubutumwa aba afite message Imana yamuhaye. Nakunze kukubona cyane utambutsa message nazita ngo ni iminsi n'ibihe. Iminsi n'ibihe cyangwa se ibihe turimo dusohoramo by'imperuka. Yego. Bo rero ndumva icyo twaheraho, twahera ku bijyanye n'uburyo abantu bagiye banyagwa, yego, cyangwa se batwarwa, ariko abantu ntibabisobanukirwe ko bari gutwarwa. Karibu. Hanyuma bikagera ku cyiciro tugeze uyu munsi, abantu baratwawe kandi ndetse baragiye rwose, ariko uyu munsi tugiye gusigasira ibisigaye. Yego. Hanyuma tugiye kuvuga ku bijyanye aho Satani yahereye, haboneka ibimenyetso bigaragara ko yinjiye mu gikorwa cyo kurimbura isi. Yego. Ariko ndifuza kuri uri bukunde kumbaza tukaba turi kumwe cyane. Nta kibazo, turi kumwe. Umuntu mbaza, kuko iyo umuntu abajije abagaragaza ko ari kumva, kandi ari kumwe n'uwo bari kumwe. Yego. Iyo umuntu rero aganira n'umuntu akamubaza, aba yumva ari sawa cyane, aba yumva bari kumwe muri ibyo kiganiro. Bo hanyuma rero, yego, inkingo. Hano hari amagambo uze kuba bugufi hanyuma dusome. Yego. Mfashe gusoma. Ni amagambo aboneka muri Daniel. Igitabo cya Daniel. Yego. Kanze ndebe. Ni amagambo aboneka muri Daniel 18:25. Yego. Wamfasha ukahasoma. Azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azashyira hejuru mu mutima we azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika nta umukozeho. Ahantu ko numva ntamva neza, kamashake nanjye kugira ngo tugendane neza. Yego. Nkoreshe telefone niyo. Ihangane gatoya. Yego. Tuhagere.
Daniel ibice 8 umurongo 25 haravuze ngo azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we. Azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. 26. Yego. Nubwo twasoma ngo 25 kugira ngo tutamara igihe. Yego. Nta kindi kintu nshaka muri uyu murongo. Ndashaka kubwira abantu ngo nuvuga ngo hari benshi biraye bararimbuka. Ijambo ravuze ngo azarimbura benshi biraye, kuko niryo jambo nshaka gufokasingaho, kuko ntago nshaka kwigisha uyu murongo cyangwa se iki gice, ariko ndashaka kumenya ngo abantu basobanukirwe neza abantu barimbutse bati. Ese biraye bati. Yego. Ni ukuvuga ngo murabona igihe ifumbire mvaruganda zijya kwaduka, abadukurikiye bamenye ko tugiye kuvuga ahantu kurimbura kw'isi kwahereye. Satani agikereye igikorwa cyo kurimbura isi. Yego. Ariko biciye muri leta z'ibihugu, biciye mu mapolitike y'ibihugu, ibihugu bigiye bitandukanye. Ahantu Satani yahereye arimbura isi, ariko biciye mu mareta y'ibihugu. Yego. Hanyuma murabona izi fumbire mvaruganda cyane mu bihugu bya Afurika. Yego. Izi fumbire mvaruganda abantu benshi barazibonye bagira ngo nukugira ngo bongerwe umusaruro. Oya, ahubwo bo ntago ari ukongerwa umusaruro, ahubwo iriya fumbire mvaruganda iyo igeze mu butaka ntago bongera kwera. Kereka igihe wowe ubwawe wemeye kujya kuyigura ukongera ukagira gute ukayishyira muri bwa butaka, nibwo ubutaka bwongera bukera. Ariko mu gihe iyo fumbire itabonetse ntago ubutaka bushobora kwera na gato. Nta kintu ushobora gukuramo. Ntabwo nari mbizi ngewe. Ntacyo wakuramo. Hanyuma ubwo butaka icyo bwezemo, nuvuga ngo ubwo butaka icyo bwezemo kubera ya fumbire nta mwimerere biba bifite. Uwubiriye nawe abariye ibidafite umwimerere, ibipiratano, hanyuma uwo mubiri nawo ukarushaho kugira gute kwangirika cyangwa se kugabanya umwimerere w'uwo mubiri cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri. Hanyuma icya kabiri, aya mazi tunywa cyangwa se aya mazi tuvoma twishyura atari ay'isoko. Amazi meza ni ay'isoko. Wivomeye mu isoko ukagenda ukayatunganya, niyo mazi meza. Ariko amazi tuvoma mu marobine, aya ngaya dukoresha mu ngo, aya mazi nayo ndababwira ibijyamo. Bashyiramo ibi by'ama produit chimique, bakavuga ngo amazi ni meza. Bamara aya mazi mbabwire neza, amazi tuvoma na yaturuka muri zo za Nyabarongo cyangwa se agaturuka n'ahandi. Noneho icyo bakora barayatunganya, bamara kuyatunganya bagashyiramo imiti ngituma ngo agire umwimerere. Ariko iyo miti ni amaproduit aba yarakozwe mu nganda. Noneho bityo izi nganda zikora ibi bintu, murabizi ko ibyo zikora ntago byujuje ubuziranenge, nabyo bwabyo bigira ingaruka ku mubiri y'abantu. Hanyuma aya mazi ubwayo iyo umuntu ayanyweye, umubiri we ntukomeza kugira ubudahangarwa nk'ubwo yaremanywe. Ntago Satani azakoresha ibite n'amabuye, akoresha amareta y'ibihugu. Ibyo bihugu byamara kubyumva, hanyuma amareta y'ibihugu nayo akagira gute akabikangurira abayobozi b'amadini, hanyuma ibintu bigasakara mu bantu. Rero ibyo byose mu madini barabitangaza, bagatangaza ngo nimujye mu mawonapo ngo nta kibazo. Kandi ntibamenye neza ko yari umugambi wa Satani, ariko kandi baranabizi. Ahubwo bagira gute? Leta n'idini byose ni bimwe. Urabyumvishe se? Yego. Leta n'idini byose ni bimwe. Uraza kudusobanurira? Ubusobanuro rwose ndabufite. Yego. Umwami Yesu
adushyigikire. Yego. Niwe turamusabye ngo adushyigikire gusa, naho ubundi ubusobanuro bwo burahari. Hanyuma izo napo ntangariza abantu bazirimo bose, ingaruka z'umubiri zo barazifite, barazikoreye, kandi n'abadukurikira bose bagatinyuka kuvuga ingaruka z'umubiri barazifite. ari abava ku nshinge bakajya kugana ku dupira, ari abava ku dupira bakagana kuri bwa bupira bwo hasi. Ni icyago muvandimwe. Ubupira burahari, buramoko, maje kumenya ubupira bw'amoko abiri. Hari agapira bashyirwa mu kuboko, hari n'agapira bashyira hasi. Yego, mu myanya y'ibanga. Hanyuma utwo ni amoko abiri dupira. Hanyuma hari n'uburyo bwo gukoresha inshinge, hari n'uburyo bw'ibinini. Ibi bintu byose bijya mu mibiri y'abantu ntago ari ibintu bituma imibiri yabo igubwa neza, ni bituma imibiri yabo igira itakaza ubudahangarwa, igatuma imibiri yabo iminsi yo kubaho kwabo igabanuka, bigatuma niba umuntu yari bubeho imyaka 80 bigatuma imyaka yigabanuka, bigatuma umuntu abasirikare b'umubiri bagenda bacika intege mu buryo tuni rutoya. Ntago ingaruka ntago igaragara ngo ihite uyibona, ahubwo bigenda buri mwaka, buri mezi, ku buryo umuntu agera ku cyiciro agasanga umuntu nta budahangarwa bw'umubiri agira, yajya kwa muganga bakamubwira indwara zamwatatse. Kandi nyamara iyo umuntu afite umubiri w'umwimerere ntago ahita yatakwa y'icyorezo kije, ahubwo abasirikare b'umubiri baba bafite imbaraga. Ariko uko tugenda twakira ayo maproduit agenda akorwa tutazi naho yakorewe, bigenda imibiri igenda icika intege, igenda abasirikare bagenda batakaza imbaraga. Hanyuma ndumva ku ruhande rw'uyu mubiri nduvuze, kandi hanyuma uvuze zimwe mu ngaruka ziterwa n'ibyo byose uvuze. Ese twagifataho uwuhe mwanzuro? Twakora iki? Kuko urumva wari ugiye kwinjira mu gice kijyanye n'umwuka cyangwa n'ubugingo, wari uvuye ku gice cy'umubiri. Bantu bariho bayoboka ibyo cyangwa bakoresha ibyo, ni iyihe nama noneho wabaha? Ni ubuhe buryo bundi bakwifashisha? Kuko uwakumva ibi bintu ashobora kumva ko hari yenda urimo urarwanya leta ishyiraho ayo mabwiriza. Niyo mpamvu ariko uraza kuza kudusobanura neza kugira ngo tubyumve mu buryo bwimbitse icyo umuntu yakora adakoze icyo. Kuko leta imaze igihe ishishikariza abantu kujya muri wonapo bakabyara abana bashoboye kurera, kandi twajya kureba kuko ugasanga iyo politike ni nziza. Hariho politike yo gukoresha ifumbire mvaruganda. Kera twebwe tukiri abana hariho politike yo gukoresha ifumbire y'imborera, hari ibyitwa ingarane, hari ibintu byo kurundarunda ibishingwe muri ubwo buryo. Ariko uyu munsi ni ugukoresha ifumbire y'imvaruganda kugira ngo tubashe kugira umusaruro. None ugaragaje ikibi cyabyo, ni iki twakora? Wenda ntari natanga umwanzuro. Yego. Nkiri kuri iyo fumbire. Yego. Urakoze kuba wongeye ukayigarura. Iyi fumbire mujya mubona ibi bitoki tugura mu isoko. Yego. Ibyinshi biba byaratewe inshinge. Twarya umuntu ngo arariye, kandi ariye uburozi. Izi nkoko turira amagi cyangwa se natwe ugasanga inkoko inyama bari kuzicuruza ku isoko. Ukagura inkoko yakuriye icyumweru kimwe bateye rushinge. Uriye inyama cyangwa uriye kabutindi. Mujya mubona ibi birayi turya, ugasanga uguze ikirayi uzi ko ari ikirayi, ariko wagiteka kigahita gishwanyuka. Ukavuga ngo uguze igitoki, wagishyira mu nkono wagiteka kigahita gisandara, kigahita kiba amazi. Wanarya ukumva ntago, ukibaza niba ikindi kurya. Abadukurikiye nta muntu utarya ibirayi, nta n'umuntu utarya igitoki, n'utakirya ajyagereza akaryaho gakeya. Namwe muzatwandikire mutubwire ibyo bintu ntago mubizi.
rero mbabwire yuko insina ziterwa inshinge, inkoko ziterwa inshinge kugira ngo zibashe kugira gute kubona umusaruro vuba mu gihe gitoya. Yego ari ibyo bigori nabyo biterwa inshinge kugira ngo nabyo bitanga umusaruro vuba, kuko abanyafurika ngo ibihugu by'i Burayi ngo bazi ko dukennye, ngo turakennye, kandi koko turakennye. Ariko se nubwo dukennye, Imana yaturemye, Imana yadushyizeho, yego, ubushobozi yari ifite kera si bw'igifite, iyitungisha abo hanze n'iyitungisha abo mu bihugu bya Afurika si imwe. Niyo mpamvu gusenga k'umuntu iyo gucitse intege, igihe cyose abona ahantu hose ko hari ikibazo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta kibazo gihari mu gihe dufite Yesu. Yesu afite byose mu biganza bye, ahubwo umuntu we naburira umwanya Imana, akaburira umwanya ibihe byo gusenga, akaba mu buzima butari ubwo gusenga, kandi ubuzima bwo gusenga azi neza ko iyi fi ivuye mu mazi ipfa, n'umunyamasengesho nawe yavuye mu buzima bwo gusenga arapfa, apfa mu buryo bw'umwuka, ariko tukamubona agenda. Rero niyo mpamvu nari mvuze iki kintu kugira ngo abantu bakimenye. Warumbajije ngo harya abantu bakora iki? Sicyo warumbajije? Rero nta kindi kintu n'ubundi cyo warumbujije kuvuga, n'ubundi nicyo kiri busubize iki kibazo mbajije, kuko abantu nta kindi kintu bashobora gukora, ahubwo icyo ngiye gusobanura nicyo gisubizo. Sorry. Hanyuma rero nari ngiye gusobanura igice cy'umwuka. Igice cy'umwuka, mu buryo bw'umwuka, ibi bintu bigenda bikamura abantu, bikagenda bibakamura, kuko impamvu bibakamura, ndagira ngo abantu bankurikire kandi nawe umfashe unkurikire kugira ngo iki kintu cyumve. Ndikukurikira cyane. Impamvu abantu bakamuka mu buryo bw'umwuka, icya mbere, iki kintu cyakererewe, aho cyakererewe nta mugambi w'Imana wari uhari. Ni ukuvuga ngo nubwo warya ikirayi cyavuye mu mfumbire mvaruganda, uri igitoki cyatewe inshinge cyangwa se cyavuye mu mfumbire mvaruganda, ikintu cyose warya kivuye mu butaka, kugira ngo abantu babyumve, bumve yuko imbaraga turwana nazo ntago ari iz'inyama n'amaraso, ahubwo ni imbaraga zikorera ahantu ho mu kirere, kandi ni ukuvuga ngo ni ibiremwa by'umwuka turwana nabyo. Bivuga ngo aho igitekerezo cyavuye, umugambi bari bafite, uwo mwuka wari ubaherekeje, ni wo mwuka uherekeza umuntu wese uriye ya produit. Ibintu turi kubyumva? Reka mbisubiremo kugira ngo abantu badajijwa. Ni ukuvuga ngo yewe nimba nicaye hano, tugafata umugambi tukavuga tuti ku cyumweru tuzakora ikiganiro. Ni ukuvuga ngo icyo kiganiro, ni nayo mpamvu nabanje kukubaza ngo nkakubaza amakuru ahagije kugira ngo menye umugambi ufite mu gutanga ibi biganiro. Nagira ngo numve niba uri mu bucuruzi cyangwa se ugira ngo nibura uri gucuruza ubutumwa bwiza. Kuko nimvuga gucuruza ubutumwa bwiza, abantu ntibabyumve nabi. Ni ukuvuga ngo hari abantu batanga ubutumwa, umuntu akagutumira ugatanga ubutumwa, ariko nyamara atari igitekerezo cyo kugira ngo abantu bahinduke, ahubwo ari ukugira ngo abantu bakunde bamukurikira ari benshi. Noneho hari henshi nagiye nganira n'abantu bakambwira bati ibi bintu nibyo abantu bakunda. Ese dutange ibyo abantu bakunda cyangwa dutange ibikiza imitima y'abantu? Kandi murabizi ko umuti igihe cyose ntago uryoha. Narindi gusobanura ngo umugambi jye nawe twakorana ikiganiro dufite. Ibyo twavuga n'ababyumva, umwuka uduherekeje ni wowe wagira gute, ni wowe ugenda ugaherekeza ibyo bintu twavugaga. Niba ari umwuka wo kugira ngo abantu wowe wibonera amafaranga, cyangwa se nanjye nkaba mvuga ngo nibonere icyubahiro, cyangwa se nkaba mvuga ngo abantu bankunde hanyuma bajye bampa amafaranga, n'ubundi uwo mwuka ntago ari umwuka w'Imana. Ni umwuka w'iki? Ni umwuka wa Satani, kuko umwuka wo kwishyira hejuru n'umwuka wo gushaka indamu ni umwuka wa Satani. Uwo mwuka rero waduherekeje niwe ugenda ugakurikirana icyo kiganiro. Niyo mpamvu nakunze kukubaza ngo ese
imva n'imvano y'ibivugabutumwa ryawe ni irihe? Ese bihera hehe ujya kuvuga ubutumwa? Icyaguhagurukije ni iki? Kugira ngo menye neza ko umuntu ngiye gufatikanya nawe gutanga ubutumwa, yego, numve yuko ngize gute umwuka wera dushyigikiye. Niyo mpamvu rero ndi kubwira abantu ngo ikintu cyose abantu bakibaza ngo ese umuntu yarya igitoki, yarya ibirayi, ese yarya inkoko, hanyuma ibyo bihuriye hese n'uburyo bw'umwuka? Abantu babyibaza. Yego. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyo nama ikorwaho yakorewe ntimuhazi, ariko umwuka wari uherekeje abo bayikoze niwo n'ubundi. Iyo ukoresheje produit za babandi bafite za nama z'ibitekerezo bayobowe na Satani, n'ubundi ibyo bitekerezo byabo nibyo bigira gute, nibyo nawe ubwawe ukoresheje iyo produit byongera bikagira gute, bikagukoresha. Nanga urundi rugero kugira ngo abantu babyumve iki kintu. Yego. Urabona ibi bitabo dusoma, hari ibitabo bya Gikristo, hari n'ibitabo bisanzwe by'ubumenyi. Ni ukuvuga ngo iki gitabo iyo ugisomye, umwuka wari uherekeje wa wundi igihe yatangaga bwa butumwa. Tugendana ariko ndi kukumva cyane. Umwuka wari uherekeje wa wundi wakereye cyangwa se wa wundi wanditse cya gitabo. Yego. Uwo mwuka niwo utangira kugira gute, kukuyobora. Kuko bya bitekerezo bavanye muri cya gitabo ni wa mwuka wagize gute kugira ngo bisobanukirwe unanabyumve. Ni wa mwuka ugufasha. Yego. Wa mwuka wa wundi wacyanditse. Ni nayo mpamvu uyu munsi iyo dusomye ijambo ry'Imana ndi kubwira ngo abantu badukurikiye, ijambo ry'Imana ribamo ubwoko bubiri. Harimo pariti imwe y'inyuguti, hakabamo pariti ya kabiri ariyo y'ubuzima bw'izo nyuguti. Yego. Nuvuga ngo inyuguti ni amategeko, hanyuma pariti ya kabiri ni ubuzima bw'umwuka cyangwa se ubuzima bw'izo nyuguti ni umwuka wera. Bivuga ngo usomye igitabo bita Bibiliya, usomye ijambo ry'Imana, ikimuhesha imbaraga zimuhesha kumva agasobanukirwa icyo ijambo ry'Imana rivuga ni umwuka wera. Kuko abantu banditse iki gitabo bari abantu ariko baherekejwe n'umwuka wera w'Imana. Uwo mwuka wera rero wari ubaherekeje igihe bacyandikaga, igihe bagiraga ibitekerezo byo kwandika izi nyandiko bagazisiga. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka wera niwe ugaruka akagera gute, akaza gusobanurira umuntu ugize gute, ufite icyaka ryo kumenya ibyanditse muri iki gitabo. Ni nayo mpamvu rero abantu babimenye neza ko igitabo cyose wasoma, umwuka w'uwacyanditse, uwo mwuka wari umuherekeje wose, umwuka wamuyoboraga icyo gihe acyandika, niwo mwuka nawe ugira gute, ukujyamo. Sinzi niba bitazafata igihe kirekire cyangwa se iminota myinshi, nari ngiye kuvuga akantu gatoya kugira ngo dukomeze. Komeza nta kibazo. Nanabivuze kenshi kuri aya madini, reka tubijyanire rimwe aka kantu nako nkavuge, kuko ntago wamenya impamvu kaje kandi twari twakomeje. Yego. Aya madini abantu benshi babona korari zigenda zibwiriza ngo ubutumwa bwiza, abandi bakagenda babwiriza ubutumwa bwiza hirya no hino mu nsengero. Reka sinakubwira bakabatumira, abandi bakajya kuri social media bakumva abantu baravuga Yesu, ariko musobanukirwe neza uyu Yesu umuntu naterura kuvuga, mujye musobanukirwa Yesu avuga. Yego. Ba Yesu ni benshi, ariko hari Yesu Kristo, umwana w'Imana, umwana w'Imana nzima, uko yahoze kera n'uyu munsi ariko ikiri. Yego. Yego. Kandi iyo mvuze Yesu mba mvuze Imana. Abatumva ko Yesu ari Imana bazabyumva, ariko jyewe ndi kuvuga Yesu Kristo umwana w'Imana. Yego. Yego. Hanyuma hari abandi rero bavuga Yesu wundi. Yesu nta gitangaza, nawe ubyaye umwana bamwita Yesu. Yego. Nta gitangaza. Ariko kugira ngo usobanukirwe Yesu umusobanukirwe Yesu umwana w'Imana, umusobanukirwa kubera iki? Agomba kuba ari Yesu wavutse nk'umuntu, akaba afite inyama n'amaraso ababara nkatwe, ariko akaba afite n'ubumana 100% muri we. Uwo ni we Yesu Kristo umwana w'Imana. Hanyuma
abo ba Yesu bandi umuntu yakwigisha akigisha ku gatuta abantu bakamukunda, ndetse korari ikaririmba abantu bakayikunda, ariko atari umwuka w'Imana, ahubwo ari Yesu wundi bari kuvuga. Umwigisha akigisha ariko ari Yesu wundi yigisha. Muzababwirwa n'iki? Muzababwirwa n'inyigisho bigisha. Ntago nshaka kuzinjiramo, uzantegurira ikiganiro. Yego. Hanyuma aya makorari akagenda akaririmba indirimbo, abantu bakaguruka. Umuntu wamubaza ate se wafashijwe n'iki? Ati twafashijwe pe. Ariko ndagira ngo mutandukanye gufashwa, mutandukanye no gufana. Abantu benshi barafana bakabyita gufashwa. Ndagira ngo mbabwire ngo umwuka uherekeje amakorari aturuka muri aya madini ntavanyemo n'imwe. Imana nimfasha turaza kongera kugaruka mu kiganiro, imfashe tubivugeho nabyo, tubivumuze. Reka dusa naho dukonfirma kuri iki kintu kugira ngo twigarukireho twari turi. Mwitondera umwuka w'abavuga butumwa n'umwuka imyuka ikoresha amakorari hirya no hino. Mumenye neza ko abantu benshi bari mu kazi cyangwa se bari mu bucuruzi, kandi ubwo bucuruzi n'ubundi abacuruzi nubwo bashaka indamu, ariko n'ubundi ntibuje yuko ari umwuka wa Satani bakoresha, kuko igihe cyose uri gushaka ikintu kidashyira ubwami bw'Imana imbere cyangwa hejuru, ubu uri gukoreshwa n'umwuka wa dayimoni cyangwa se wa Satani. Hanyuma rero reka twigarukire, twari turi ku kibazo kivuga, warumbajije ngo umwuka, ku ruhande rw'umwuka abantu bagira ingaruka ku ruhande rw'umwuka gute abantu bariye. Yego. Nicyo twari turiho. Rero nabisobanuye yuko igitekerezo, umugambi, aho wavuye wo kugira ngo iyo produit igere ku isoko, umwuka wari uherekeje abo iyo nama abari bayigize, niwo mwuka n'ubundi ukwataka iyo ukoresheje ya produit. Yego. Byumvikanye neza? Ndakumva. Hanyuma rero twakomeza. Yego. Hanyuma tuvuye ku cyiciro cy'abantu benshi biraye kandi Satani yarimbuye. Nibutse abantu ko twasomye muri Daniel ibice 8:25 niho havuga ayo magambo avuga ngo azarimbura benshi biraye, kandi abantu bariraye kandi rwose Satani yarabarimbuye. Mwatekereza mu gihe cya Covid ariko turi kugana, nibyo ngiye kuvuga. Ariko abantu batekereze ngo nimvuga ngo benshi biraye bararimbutse, banimbutse gute? Banimbutse kuko aribwo ngiye gutanga umwanzuro w'ibi byiciro bibiri, mu gipande cy'umwuka no mu gipande cy'uyu mubiri. Yego. Twari tumaje kuvuga ingaruka zo ku ruhande rw'umwuka no ku ruhande rw'uyu mubiri. Hanyuma tugiye kugira guhuza izi impande kugira ngo dutange igisubizo cy'uburyo abantu bagize gute barimbutse. Impamvu ibimenyetso bigaragaza ko abantu barimbutse. Icya mbere, Covid se abantu bapfuye muri Covid, abantu benshi ntibabaze. Ese bashyinguwe si benshi? Yego. Ntago ndi bwinjire mu uko byagiye bigenda, ariko ngiye ndagira ngo babwire ibyorezo byagiye bitwara abantu. Iyo umuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nyirinzu yakamenya igihe umujura ari buzire, Yego. yakabaye maso, akagira gute akarinda iby'urugo rwe kugira ngo inzu idacukurwa. Ariko igihe cyose iyo nyirinzu cyangwa nyir'urugo atabaye maso, igihe cyose araterwa ntamenye igihe yaterewe. Yego. Nyir'urugo ninde? Ni umukristo wamenye Yesu. Yego. Ese mukristo wamenye Yesu ni gute ubona icyorezo kiza bakakubwira ngo genda ufate inkingo zo kwirinda icyo cyorezo? Ese wasenze? Iyo usenga, bamwe iyo basenga ntibaba baragiye, bamwe iyo basenga ntibaba baragize gute, barajyanywe. Ndagira mvuga iki kintu, hari abapfuye mu buryo bw'umubiri, hari n'abapfuye mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umubiri bapfa bati, mu buryo bw'umubiri barapfa bakamushyingura. Yego. Ndavuga bashyinguwe, bagashyingurwa bishwe n'indwara zisanzwe, ndetse n'abishwe na Covid, ndetse n'abishwe n'ibindi. Abo bose bagize gute?
barapfuye bapfa mu buryo bw'uyu mubiri. uri kubyumva? Ariko hari n'abandi basigaye, hari n'abandi bari kugenda, hari n'abandi birirwa mu nsengero, birirwa hirya no hino, birirwa mu kazi, mu butuzi tugiye dutandukanye, ariko barapfuye mu buryo bw'umwuka. Ariko tukabona bagenda, tukabona bavuga, tukabona bakora activite nyinshi zigiye zitandukanye, ariko nyamara barapfuye mu buryo bw'umwuka. Gupfa mu buryo bw'umwuka ni igihe ibitekerezo byawe biba bikoreshwa n'ikuzimu, bikoreshwa n'abadayimoni, ahubwo wowe atari we wiyobora, ahubwo uyoborwa n'uriya mwuka w'ikuzimu. Ukajya mu kazi ariko ibitekerezo byawe byarajyanywe. Nk'uko umwana w'Imana, umuntu wavutse ubwa kabiri akabyarwa n'imbuto itabora, nawe aba yarajyanywe mu buryo bw'umwuka wera, mu buryo bw'umwuka wera. Mbese nuvuga ngo niyo mpamvu umuririmbyi w'uyu mwuka aravuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru. Ni umwuka wihoraho. Ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande? Ni umwuka wihoraho. None se ugira ngo hatabayeho umwuka wera, ninde wakemera ko ijuru ririho? Abatawufite se bemera ko ijuru ririho? None se kwizera ni iki? Kwizera ni iki? Ni uguhamya neza kw'ibyiringirwa bitazabura kubaho, n'ibitagaragarira amaso. Ibyiringirwa ni iki? Ni bidafatika. Ibyiringirwa ni iki? Ni ibintu bimanishwa amaso y'umwuka, ariko mu buryo bw'umubiri bitagaragara. Ibyo nibyo byiringirwa. Bivuga ngo rero mu buryo bw'umwuka umuntu arajyanwa, akajyanwa mu buryo bw'ibitekerezo. Hanyuma ibitekerezo bikajyanwa, byamara kujyanwa umuntu akajya hano, aba ari hano mu isi, akaba ari hano mu isi, ariko nyamara ibitekerezo bye byarajyanwe. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo dukwiriye guhuguka, abantu bose bahuguke, kuko abapfuye mu buryo bw'uyu mubiri barashyinguwe, baragiye, ahabo ntihakibukwa, nta nubwo rwose, nta n'imigambi, byararangiye ibyabo. Ariko dusigasire abasigaye, tubwire abasigaye, tuburire abasigaye. Muri ubu buzima bwa gikristo, umuntu wese uzi neza ko yuzuye umwuka wera nahuguke, yinjire mu kintu yabanjije kubaza impamvu yacyo. Abaza umwuka ngo ese ko ndi umwana w'umwuka, ko ndi umwana w'ijuru, ese nakitwara gute muri iki kibazo? Abatari buze umwuka nabo, batari babyarwa n'imbuto itabora, nabo nibagire ishyaka ryo kugira gute, ryo kubyarwa n'uwo mwuka. Kuko udafite uyu mwuka wera nta sano afitanye n'ijuru, nta n'isano afitanye n'Imana. Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Iryo jambo ryonyine ubwaryo, data wa twese uri mu ijuru. Imana iba so kubera iki? Iba so kubera ko mufite ikibahuza. Muhuzwa n'iki? Ni umwuka wera. Utawufite se ahuriye hehe kandi niyo Mana? Nk'uko muzi ko umwana wanjye duhuzwa n'amaraso. Iyo bashatse kumenya ngo umwana wanjye ese no abyarwa nande, ese n'uyu mugabo n'ubuyu, bimeze gute, baragenda bagapima ADN y'umwana, bagapima na papa w'uwo mwana. Iyo basanze ari papa we, basanga amaraso ahura. Iyo basanze amaraso adahura, nta huriro ry'uwo mwana, ntago ari papa we. Bivuga ngo rero natwe mu buryo bw'umwuka, umwuka wera niwe uduhuza n'Imana, kandi umwuka wera ni Yesu Kristo, niwe mufasha yadusigiye. Umuntu udafite uwo mwuka nta kintu afite, ndetse nta hantu ahuriye n'Imana, ahubwo no gusenga avuga ngo data wa twese, namubwira ngo ntago ari se, ise ntago ari Imana, ahubwo afite ikindi yita se. Ahubwo umuntu utarabyarwa n'uwo mwuka naharane kugira ngo abyarwe n'uwo mwuka. Murakoze cyane. Hanyuma rero dukomeze rero twigire mu kijyanye hanyuma n'inkingo. Inkingo za COVID-19 ntago zakingiraga icyorezo. Sinzi niba turi kumwe se? Turi kumwe. Ndagira ngo uhuguke tuganire turi hamwe. Inkingo za COVID-19 ntago zari inkingo zakingiraga icyorezo, ahubwo zari igikoresho
inkingo za COVID-19 mbisubiremo zari igikoresho, ntago zari urukingo rwo gukingira abantu kugira ngo batandura cyangwa se kugira ngo abantu barokoke icyo cyorezo, ahubwo zari igikoresho kugira ngo cyifashishwe abantu babone uko binjizwa muri nabyita nka fondasiyo cyangwa se imbanzirizamushinga. leta zagiye zikingira abaturage bazo babaga bazi neza ko izo nkingo atari za covid. ntago ndi bwinjire kumenya ngo ibyo bari bagambiriye, yego, ariko hari benshi bagiye bagendera mu kigare, ndavuga nk'abaganga. Abaganga benshi bagiye batera, benshi ntago birashoboka ko batari bazi, batarigeze bacukumbura ngo bamenye amakuru ari muri ibyo bintu cyangwa se muri izo nkingo. Ariko jewe iyo mpagaze kuri kamera cyangwa se nicaye kuri kamera mvuga ibintu umwuka w'Imana yambwiye, icyakora cyo nimuba mufite n'umwanya ndi butanga urugero, yego, rwose ntange, kubera ko ibintu ndi kuvuga bifite impamvu yabyo, kugira ngo abantu babashe kubimenya. Inkingo za covid ndaza kugera ahantu nunakora n'icyo kiganiro uzabashyireho iyo video ndi buyikwereke, ndi bushyireho rekodi yacyo kugira ngo abantu bumve mu kiganiro rekodi, ariko uze ko uzabashyireho na video. yego. Ni ukuvuga ngo inkingo za COVID-19 cyari igikoresho isi yifashishije, ni isi, ntabwo mvuga igihugu kuko ni icyorezo cyageze ku isi yose. Ni ukuvuga ngo ni igikoresho isi yifashishije kugira ngo abantu binjizwe muri systeme y'ikoranabuhanga. Navuga ko imbanzirizamushinga yo kurimbura isi ari inkingo za COVID-19. Yego, ntabwo dukunda gukora ikiganiro kirekire kubera ko dukora ikiganiro twifuza ko buri muntu wese acyumva akakirangiza atarambiranye. Tugana ku musozo, komeza ugembera ariko tugana ku musozo. Yego. Bo nubundi niki turi busorezeho? Yego. Hanyuma inkingo za COVID-19 nari mvuze ngo ni igikoresho. Impamvu ari igikoresho, abantu badukurikiye bagiye biteza zino nkingo, hari urwa mbere, hari n'urwa kabiri, hari n'urwa gatatu, ndumva ngo haje n'urwa kane. Ndagira ngo mbasobanurire ko mfite amakuru ahagije cyane, kantanga amakuru yanjye ku giti cyanjye. Jewe ubwanjye ndabyibuka nari ndi muri korali mu idini rimwe, cyangwa se abenshi bakunda kwita itorero, ariko jewe nta torero, itorero ni irya Kristo. Nateraniye ku mudugudu umwe wo muri ADPR. Hanyuma ngewe nasohowe mu rusengero mu bantu imbaga nyamwinshi, ni nge muntu wa mbere wasohowe mu rusengero imbone nkubone. Baransohora ngo ntago nigeze nikingiza izo nkingo, ngo nerekane ikimenyetso kigaragaza ko nikingije. Mpita nsubiza n'abantu bigeze kumbaza ngo bagize ikibazo ngo ntago nigeze nikingiza. Reka mbasobanurire, ntago nigeze nikingiza, nta nubwo nzikingiza. Oya, ntago nigeze nikingiza izi nkingo za COVID-19 kuko nari mfite amakuru yazo. Ayo makuru n'ubwa mbere nyatanze. Ntago nigeze nikingizwa. Ndagira ngo nsubize abantu bambajije ku yindi cano, umuntu uzahura n'iki kiganiro azamenye ko nasubije. Bo hanyuma ntago nikingije kugira ngo mutumva ko ndi kubashora. Rimwe na rimwe abantu baravuga bati uyu muntu ntashobora kuba adushora nyamara ariko we yigaramiye. Oya, ntago mbashora, ahubwo ntago nigeze nikingiza kuko nari mfite amakuru y'izo nkingo. Hanyuma ninge muntu basohoye kuri bonane, nimba ari ya 2021 iriya ikira cyicu cyo gusoza umwaka cyabaye muri hagati muri covid. No kuvuga ngo ngiyewe nasohoye mu rusengero mbaga nyamwinshi ari jyenyine, nta wundi muntu turi kumwe. Baransora bambaza impamvu ninje mu rusengero nta kimenyetso kigaragaza ko nikingije. Yewe icyo gihe rwose narasobanuye, ariko nasobanura abantu bakambwira batese, mudiyakoni umwe arambaza atese
ntago abana babo bakingiza. Ndamubwira ngo abana banjye ndabakingiza ariko wifata ibintu bitavangwa ngo bivange. Ntago inkingo za COVID-19 ari inkingo zahozeho. Ni inkingo zije kubw'impamvu. Ntago ari inkingo zije ku mpamvu yo kugira ngo abantu bagire gute, abantu bakingirwe icyorezo. Ariko arambwira atese hagati yanjye nawe harimo umwe wigiza nkana. Ndamubwira nti ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Reka tuzarebe yuko nyuma yabwo hatazaboneka uwigizaga nkana. Hanyuma ariko baransohora, ndabinginga nti se mwamfashije nkiteranira ko ntazongera kugaruka rwose ngo mbagore. Barambwira ngo oya, amategeko n'amabwiriza ya leta arakurikizwa. Na ya leta hehe abiyita itorero ry'umwuka. Niyo mpamvu mbabwira ngo nta torero, ahubwo ni amadini masa. Hanyuma umukristo akurikiza amategeko ya leta 100% cyangwa arabanza agasenga akamenya umwuka abivugaho iki. Ese abakwiye kuyakurikiza 100%. Ni ngombwa, ndabyemera. Kuko urumva mbere yuko umuntu abyarwa bwa kabiri akabatizwa, akabyarwa n'amazi n'amaraso, aba yarabanje kuba umunyagihugu cyangwa uwa leta. Aba ari uwa leta kwanza ntibinakuraho. Urumva rero hari igice kimwe ahari umwuka, hari ikindi gisigaye ku buryo bw'umubiri. Asabwa rero kubahiriza izo gahunda za leta, akanubahiriza iz'Imana nyine. Hanyuma none se iyo usanze, ngiye kukubaza, iyo usanze gahunda ya leta Imana itayishyigikiye ikakubuza kugira gute kuyijyamo, ubigenza ute nk'umuntu uyoborwa n'umwuka? Gahunda ya leta ntikunda ubusambanyi, ntikunda ubusinzi, ntikunda usenya urugo rwe, ntikunda unyuranya n'amategeko, kandi n'Imana nayo ntabwo ibikunda. Ngero yo nitegereje njya nkunda kubona, gusa sindabona, njya numva abantu benshi babivuga, sindabona umuntu bisobanura neza ahantu iyobokamana rishobora gutandukanira na leta z'ibihugu. Turibuze ko tuzakora ikindi kiganiro byatuma bifata igihe kirekire. Niba tuyoborwa n'umwuka, turi abana b'Imana. Niba tutari abana b'Imana, tuyoborwa n'undi mwuka. Bivuga ngo rero abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ese twubaha abantu kuruta Imana? Niba tugomba kubaha abantu kuruta Imana, ntago tuyoborwa n'umwuka. Ariko niba tuyoborwa niba tugomba kubaha Imana kuruta abantu babyumve neza, turaba umwuka. Hanyuma rero leta z'ibihugu nyinshi, ibyinshi pe, hari ibintu leta yanga ariko n'Imana ikabyanga. Ndabyemera. Ariko none mu Kristo wowe nugera muri kwe cyangwa se ukagera ahantu biri busabe umwuka w'Imana kugongana na leta z'ibihugu, uzitwara uteka aricyo kibazo ngiye mfite. Mbere na mbere wubahiriza amategeko ya leta. Hanyuma uri umwana w'Imana? Yego. Utese kandi abayoborwa n'umwuka ari bo bana b'Imana. Kandi na leta ari y'Imana. Ngaho uri kubyumva? Bibiliya iravuze ngo abayoborwa n'umwuka ni bo bana b'Imana. Yego. Uri kubyumva? None wowe uravuze uti umwuka w'Imana iki kintu ntacyemera. Hanyuma reka numvire umwuka w'abantu cyangwa se abantu, hanyuma umwuka w'Imana mwihorere. Ariko umwana w'Imana, ariko wa mwuka w'Imana uriho urakorera mu bantu. Umuntu arakubwiye, yenda reka dufate urugero. Umuntu arakubwiye ati icyorezo cyaje, ikingize. Genda wikingize kugira ngo icyorezo kitaguhitana. Wanze kwikingiza, kiraguhitanye. Ubu uri umwana w'Imana. Oya, none se Imana yakubwira ngo reka kwikingiza kandi izi neza ko icyo cyorezo gihari? Tugaruke inyuma gatoya ku ngingo za COVID-19 wari uvuzeho. Abantu bose bazikingije, mu by'ukuri bizabagiraho ingaruka? Abantu bose bazikingije bazagirwaho ingaruka, ndetse si imwe. Ni ku ruhande rw'umubiri ndetse no ku ruhande rw'umwuka. Ariko nizere ko ari ingaruka nziza yo gutuma COVID yongeye kubura umutwe itabataka. Ni ingaruka mbi kuko nakubwiye ngo COVID, inkingo za COVID-19 ni imbanziriza mushinga wo kurimbura ku isi. None se ubu harimo ikiza? Urumva harimo ikiza? Ndagira ngo nkuha amakuru kugira ngo abantu wenda nuko utuganirisha ibintu byinshi, usobanuye byinshi, ariko abantu bakwifuza gusobanukirwa birushijeho. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wagukenera be yakubona mu buryo bworoheje. Sinzi niba aba bantu
ndumva sinzi nimba ibintu byumvikanye ariko byumbi sinzi, reka nshyireho aka kantu, reka ntange umwanzuro. yego Reka ntange umwanzuro kugira ngo ntabwo ari byiza iyo umuntu ari umwigisha yigisha abantu ariko agasoza atanze n'umwanzuro w'ikintu. Izi nkingo za COVID-19 abantu bazikingije, abantu bazikingije bafite ingaruka ku buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Icya mbere, mu buryo bw'umwuka, umuntu werekwagwa uyu munsi amayerekwa ntayo. Umuntu wakunda gukora amasengesho akiyiriza uyu munsi ni intambara, nta kibikora. Hanyuma uyu munsi umuntu wari utangiye urugendo rujya mu ijuru cyangwa se atangiye kugana afite umuntu wari utangiye urugendo rwa gikristo atangiye kuvuga ngo mfite ishyaka ryo kugira ngo nzuzure umwuka wera nanjye, uyu munsi yarapfuye mu buryo bw'umwuka. Bivuga ngo ingaruka ni nyinshi ku ruhande rw'umwuka. Abantu rero baragiye barakamurwa, bagenda bakamurwa ruto ni ruto, kandi mbabwire ko ibi bintu ntabwo bikamura umuntu uyu munsi cyangwa ejo bundi, ni gakeya mu myaka myinshi. Umuntu agenda atwarwa gato gato gato, ibyo yatinyaga bitinyuka, ibyo atakoraga agenda abikora, mbese amagambo yavugaga agenda atinyuka, yadakwiriye atavugaga, akagenda afatwa mu buryo ruto ni ruto, aho azagera aho afatwa ku buryo azarunduka. Hanyuma mu buryo bw'umubiri ho navuze ngo ingaruka zirahari. Abantu benshi bafite ingaruka nyinshi zitandukanye, cyane ku badamu bari batwite, cyane ku badamu bari ku bagabo, muri ya mabanga, muri bya bindi byose mwese mufite ku mitima yanyu. Ingaruka zirahari mu buryo bw'uyu mubiri, kuko ingaruka zigiye zitandukanye kandi zigenda. Hari ikibazo kimwe nari ngicikanwa sinzi ukuntu byari bingendekeye. Isi kwihora ihindagurika, bibaye ngombwa ko havuka ikindi cyorezo, abantu babyitwaramo bate? Gisa yenda na covid, gikeneye kondisiyo nk'iza covid. Ahubwo abantu babimenye ko umuntu wiyemeje guterwa izi nkingo ahubwo akomeza umutsi, kuko inkingo zo ibihugu bya Afurika n'ubuzima ibihugu bya Afurika bigiye kubamo byo guterwa inkingo zitazarangira kugeza igihe umuntu azinjizwa aho atagomba kwikura biciye mu nkingo. Kandi hanyuma abantu bazitware bate? Mfite video nyinshi z'abantu bagiye babivuga, aribo babyivugiye, ba nyir'ubwite babitegura barabyivugira. Ndagira ngo mubwire abantu, mfite channel yitwa Niryaka TV, abantu bazayisure. Channel nziza iriho ibi bintu byose, biri audio n'ibyo ndi kugerageza gukora. Abantu bajya badusura kugira ngo basobanukirwe ibi bintu n'ibitaravugwa, kuko rimwe na rimwe ntitubona n'ubushobozi bwo kugira gute bwo kujya hirya no hino. Abantu rero channel bita Niryaka TV bajya badusura, bumve iby'umwuka w'Imana abwira amatorero, ababurira kugira ngo batandukane n'umwijima bagane mu mucyo. Hanyuma ni ukuvuga ngo rero hagati y'umwuka no mu buryo bw'umubiri hari ingaruka, ariko nyamara inkingo zo ntizihagaze, zirakomeje kugera ku cyiciro umwana w'umuntu azinjizwa aho atagomba gusohoka. Tambutsa nimero ya telefone. Hanyuma rero reka ntange aka kantu gatoya, reka mvuga aka kantu, ihangane bavandimwe. Abantu baziteje ntago baciriweho iteka, ahubwo buri muntu arasabwa gukoresha imbaraga atigeze akoresha mu buryo bwo gusenga. Agasenga abwira Imana ngo Mana, nakoze ibyo ntazi kuko ntigeze nkuyoboza inzira, ariko none mfashe umwanzuro kuko menye ingaruka ziri muri ibi bintu, muri izi nkingo. Nyemerera uca imbaraga ibindimo, ibyo nashyizwemo, kugira ngo nongere nsubirane umwimerere wanjye mu buryo bw'umwuka. Hanyuma nunsubiza umwimerere wanjye, ukansubiza ibihe byiza nahoranye, nanjye mfashe umwanzuro ko ntazigera nongera kujya mu kintu ntakuyoboje inzira. Uwo ni umuntu wagize gute? Uwo ni umuntu warangaye, hanyuma akagenda agira gute? Acogora mu buryo bw'umwuka, akaba yaragize gute? Yarakamutse ku buryo atazi ubusobanuro bwabyo. Icyo ni kimwe. Hanyuma uwa kabiri ni umuntu
wagize ingaruka z'uyu mubiri, ariko nyamara akaba amaze gusobanukirwa neza ko iki kintu atari cyiza, nawe niyingiga umwuka wera mubyare, namara kumubyara hanyuma ajya yoboza umwuka iteka ryose. Ikintu agiye gukora cyose abanza yoboza umwuka. Naho umuntu utari wuzuye umwuka wera we, ndamushishikariza kubwira Imana ikamwuzuza umwuka wera. Uwawuzuye akabwira Imana ngo mfashe umwanzuro kuko menye ingaruka z'ibi bintu, mfashe umwanzuro sinzongera kugira gute gukora ikintu ntakuyoboje inzira. Hanyuma agafata umwanzuro, hanyuma noneho ngiye gutanga rero iki kintu Imana yahagurukije abajyanama b'ubuzima mu buryo bw'umwuka. Nk'uko isi nayo yahagurukije abajyanama b'ubuzima mu buryo bw'uyu mubiri. Imana rero yahagurukije abajyanama b'ubuzima mu buryo bw'umwuka. Hanyuma ndabwira ababyeyi barera basengera abana babo bari ku mashuri. Ubasengera n'indese ni uwabanje kwisengera akarokora ubugingo bwe. Ubugingo bwe bukirohamye n'ubundi ntiyabasha no kurokora urugingo bw'umwana we. Yego. Hanyuma biramusaba gusenga, agafata amasengesho y'iminsi 2 cyangwa iminsi 3. Hanyuma akabwira Imana ngo Mana, ndakwinginze hindura amazi bibina umwana wanjye yatewe cyangwa abana banjye batewe. Hanyuma Imana ikagenda igacamo 2 igahindura amazi bya bintu umwana yatewe. Iryo sengesho rizayobora, rizagenda rigere kuri za ngaruka ziri kuri wa mwana, kuko abana baba bafite ubudahangarwa ntago bipfa kugaragara, bigaragara mu myaka y'ubukuri. Niyo mpamvu rero usabwa gusenga kare kugira ngo abana bacu, kuko uburyo batwarwa ni uburyo ababyeyi babo babashije kuba babimenye, ngiye kubibasobanurira. Na umunsi umwe nararyamye mbona iyerekwa ndibonye, mbona abana mbona muruge nini, mbonye muruge nini, mbona irimo abana bagerekeranye. Hanyuma mbona umugabo uyiri iruhande. Yego. Hanyuma mbona ababyeyi benshi bari nyuma ya muruge bari gutera hejuru ibiganza bavuga ngo nimuduha abana bacu tubishyingurire. Bivuga ngo abo bana bari muri muruge nabonaga ari bazima muri uyu mubiri, ariko nyamara bibereye ikuzimu, n'ababyeyi babo bari kuzimu. Ahubwo ababyeyi babo bari kuvuga ngo nimuduha abana bacu tubishyingurire. Bivuga ngo aba babyeyi bazi ko abana babo bapfuye, kandi nabo ubwabo bazi ko bapfuye. Kuko ni gute umuntu abwira avuga ngo muhe umwana wanjye mwishyingurire, azi neza ko umwana we yapfuye. Niba umwana we yarapfuye, bivuga ngo n'uwo mubyeyi nawe ubugingo bwe bwarapfuye. Bivuga ngo dutunze abana, ariko utabaza amanota kandi ubishyurira minervari. Dutunze abana utabaza umurimo mu rugo kandi ugira gute ubaha ibyo kurya. Dutunze abana mu rugo umenyera buri kimwe, ariko nyamara ntubabaza umurimo, ntubabaza igitekerezo kizima. Niyo mpamvu abana barajyanywe. Umuntu wese ufite ibyo bimenyetso uko umwana yateruye ameze afite ibitekerezo bizima, uyu munsi ibitekerezo bye bikaba byaratwawe, nta handi bijya, ni Satani wabitwaye. Musengera abana banyu babyeyi, musengera abana banyu, mubanze murokore ubugingo bwanyu, mwisengera ubwanyu. Hanyuma nimumara kumenya ko ubugingo bwanyu ari buzima, murokore n'ubugingo bw'abana banyu. Murakoze rero, ngiye gutanga nimero. Yego. Kugira ngo umuntu ufite ikibazo azampamagare amvugishe cyangwa se ansobanuze, n'abafite inyunganizi nabo nta kibazo, kuko tuba dukeneye kugira ngo twunganirane, kugira ngo tugirane inama, turebe ko Kristo uko arushaho ibihe birushaho kwegera kugaruka kwe, hanyuma tuzarusheho kumureba nta munkanyari, nta kizinga, ahubwo tuzamurebana ibyishimo tunezerewe. Murakoze rero, nimero yanjye ni 078 53 61 841. Kanyisubiremo, 078 53 61 841. Iyi nimero iba no kuri WhatsApp, kandi mbibutsa ngo mujye mudusura kuri channel bita Ni Ryake TV, ni channel nziza
murakoze, umwami Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane, reka tugushimire kandi dushimire n'abantu bose bari babanye natwe. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Shalom. Amen.